igitondo kimwe umwami yahamagaje abiru be, abakonikoni, abapfumu, yahamagaje abanyabwenge bose b'ibwami ngo bagishe inama ku kintu kimwe gusa. Yababajije niba bishoboka ko bamushakira ihame rimwe yajya agenderaho rikabasha kumufasha mu bihe byose by'ubuzima azajya barimo. Umwami yashakaga ihame ryamufasha mu mibabaro no mu byishimo rikamufasha. Tekereza nawe ihame ryagufasha mu bibazo rikanagufasha mu bisubizo. Ihame ryagufasha uri umwami rikanagufasha uri umusabirizi. Ihame ryagufasha mu nsinzi rikanagufasha mu nsinzwi. Aho ariho hose ihame rikagufasha. Yashakaga ihame rimwe yajya agenderaho rigasubiza ibintu byose atagombye kubatumizaho bose ngo bamugire inama. Abo bantu bose b'ibwami baragiye baratekereza koko. Nyuma y'igihe kinini baza guhuriza ku ihame rimwe ryafasha umwami mu bihe byose anyuramo mu buzima. Bandikira iryo hame ku rupapuro, barangije urwo rupapuro baruha umwami. Baramubwira bati uru rupapuro ntuzarufungure uyobowe n'amatsiko, uzarufungure mu gihe nyacyo, cyagiye nta yandi mahitamo uzabusigaranye. Ariko nyuma yo gusoma ibyanditseho ujye ugendera kuri iryo hame riri kuri urwo rupapuro mu buzima bwawe bwose. Muri make mu gihe nyacyo numara kurifungura muri cyagihe bizaba bikenewe cyane, uzaba ari ukurikiza ubuzima bwawe bwose buzaba busigaye ku isi. Iminsi yaragiye isunika, igihe kimwe ubwami buterwa n'ubundi bwami bw'abaturanyi. Bararwana cyane ariko abaturanyi bari bakomeye barabatsinda, birangira umwami afashe umwanzuro wo guhunga kuko yari asumbirijwe bikomeye. Agiye neza kwambukiranya umupaka ugabanya ubwami bwe n'ubundi bwami, yibuka ko yahawe ubutumwa n'abanyabwenge b'ibwami azifashisha mu gihe nta yandi mahitamo azaba asigaranye. Umwami yafunguye rwa rupapuro asanga handitsemo interuro ngufi cyane igira iti siko bizahora. Umwami yakomeje gusoma ayo magambo siko bizahora, aribwira mu ijwi ati siko bizahora koko. Mu gihe gishize nari nubashywe bidasanzwe, ndi umwami ukunzwe n'abaturage be, ibyubahiro byose byari kuri nge, ariko reba aho ndi none ahangaha ndimo ndahunga, ubutunzi bwose babunyaze, ndimo ndahunga ubwami bwanjye. Ntabwo ariko bizahora koko. Uko guhangayika mfite ariko nako siko bizahora. Umwami yari cyabitekerezaho neza, ntiyamenya ahantu umutuzo uvuye, yiyumvamo urubaraga rudasanzwe kubwo kumenya ko nubwo ahangayitse nabwo atari ko bizahora. Yahise aca izindi nzira ajya gutoza izindi ngabo. Nyuma y'igihe gitagaruka rwana noneho nk'uwahanzweho, yongera kwigarurira bwa bwami bwe yari yambuwe n'abaturanyi. Mu gutahukana intsinzi yasanze bamwiteguye ibwami, bya byubahiro byose bamugomba noneho byikubye inshuro nyinshi. Uko ari ku ifarashi ye nziza atambagira nk'umwami, ariko agakubita agatima kuri bwa butumwa bwamuhinduye ibitekerezo ati siko bizahora. Arongera aribwira ati nubwo nongeye gusubirana ubwami bwanjye ndabizi ko atari ko bizahora, ibi byose n'ubundi bizahinduka. Ibirori byarahumuje, ariko ubuzima umwami yatangiye kubamo kuva yamenya ubwo butumwa bwari ubuzima butandukanye n'ubwo yabagamo mbere. Yahise aba umwami ucisha make, yacishaga bugufi ku buryo abantu batunguwe n'imyitwarire ye, uburyo yaratahukanye intsinzi ariko agahitamo guca bugufi byarenze abantu. Ariko umwami n'abanyabwenge be bari bazi ihame riri kuyobora umwami. Iryo hame ni ryitwa ngo siko bizahora. Intsinzi yose yagira yari amaze kumenya ko atari 100% kubera ko ntabwo ariko bizahora. No gutsindwa kose yahura nako ntabwo ari 100% kubera ko siko bizahora. Ubutumwa burimo rero bukomeye hano mu bibaho byose muri buno buzima, twaba hari uruhare twabigizemo cyangwa ntarwo. Burya ku ruhande rumwe tumeze nk'abareba televiziyo, icyo dukora gusa no kubirebesha amaso no kwibeshya ko ari ibyacu, ndetse no kuba abahamya babyo kuko wenda twabigizemo uruhare runaka ngo bigerweho. Ubwo ndavuga ubutsinzi ubwo ari bwo bwose, ariko aba ari ikibazo cy'igihe, urupfu cyangwa igihe ubwacyo bikatwambura ibyo twaruhiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bigasigara mu maboko y'abandi babireba nabo nk'uko natwe twabibonaga tukiriho. Niyo mpamvu bakubwira ngo siko bizahora. Intsinzi yose wagira siko bizahora, n'intsinzwe ariko yose wagira siko bizahora. Buri kimwe cyose wageraho muri ubu buzima siko bizahora. Ubuzima buraza bukongera bukagenda.